Ambassadors of Christ nka korali yo mu itorero Adventiste, reka nayo guhagarikwa birashoboka. Reka tubasuhuze kandi twizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko ibintu ari amahoro. Mwahisemo neza kubana natwe ndetse no gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye. Aha ngaha turi kuri YouTube channel yacu yitwa Impamba Nyayo TV. Ni chaîne mukuraho ibiganiro byiza byubaka ubuzima bw'abantu mu buryo bw'umubiri ndetse n'uburyo bw'umwuka, cyane cyane twibanda ku buryo bw'umwuka. Hanyuma nitwa Didas Turirimbe, ndaje hano mba mfite amakuru menshi cyane, ariko uyu munsi tugiye kuganira mu gihe gitoya cyane, tugiye kuganira kuri ku makuru ya gospel atandukanye, ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri korali yitwa Ambassadors of Christ. Ni korali nziza cyane yo muri Adventiste, ni korali ibarizwa mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi hariya i Remera. Ni korali ifite amateka menshi cyane, ni korali yagiye mu bihugu bitandukanye ku isi ivuga ubutumwa, cyane ko ari cyo bahamagariwe. Njyewe nibuka muri 2007 munsi y'iyi generasiyo y'aba.com twakunze kumva indirimbo za Ambassadors cyane kuko muri iyo minsi ntabwo habaga ibitangazamakuru byinshi cyane, ku buryo wenda habagaho ibitangazamakuru bikeya, ku buryo iyo ikintu cyacaga kuri radiyo byabaga bihagije kugira ngo igihugu cyose kibyumve. Bitandukanye n'ubu ngubu ibitangazamakuru byabaye byinshi. Hari igihe uba wakurikiye iki gitangazamakuru ugasanga umuntu yanyujije ubutumwa ku kindi. Bitandukanye n'icyo gihe cyacu rero, kuko hari ibitangazamakuru bikeya. Niyo mpamvu twaje kumenya korali Ambassadors mu gihe gitoya, kandi tuyumva kenshi. Ndibuka nk'indirimbo ivuga ngo iwacu heza, ndahakumbuye cyane. Hari n'indirimbo ivuga ngo mureke dukore, gukora ni byiza, mu mbaraga twahawe. Ni korali yazanye ubutumwa bwubaka umubiri, ariko bwubaka n'ubugingo, kubera ko iyo umuntu akubwiye ngo kora, mu mbaraga ufite kora, aba agukanguriye gukuza umubiri, ariko akakubwira ngo n'ibyo dufite ntitukajye twishuka ngo ni uko dukora cyane, ahubwo muri byose tujye twibuka ko Uwiteka ari byose. Hanyuma rero ntago nje kubibutsa indirimbo za Ambassadors. Hari n'indirimbo yaciye ibintu yitwa Solange irimo inkuru y'umukobwa n'umusore n'umuryango, nziza cyane. Indirimbo nakunze yitwa ibyo unyuramo biruhije. Nshuti, ni iby'igihe gitoya, ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Ntabwo ugomba kureka Imana. Ni ukuvuga ngo hari ibikomeza ubugingo ariko n'ibikomeza umwuka. Tuzanye amakuru rero ya korali Ambassadors, kuko korali Ambassadors ifite abakunzi benshi ku isi. Niyo mpamvu twahisemo kubaha n'amakuru yayo. Ni inkuru ikomeye cyane, ivuga ko Ambassadors igiye kwizihiza imyaka 30, igiye gukora igitaramo gikomeye cyane cyiswe Ambassadors, Ambassadors 30 Christ, Ambassadors Christ Choir present 30 years of Ambassadors. Ni imyaka 30 ya korali Ambassadors. Iki gitaramo rero kigiye kubera muri BK Arena. Ntekereza ko ari korali ya gatatu igiye gukorera igitaramo muri BK Arena cyayo, igitaramo cyayo tubyongereho, nyuma y'uko
korali Shalom ya ADEPR Nyarugenge ibanjirije izindi gutinyuka iyi nyubako ya BK Arena no kuyihesha umugisha mbere y'izindi. Ambassadors niyo yari itegerejwe cyane kuko abantu bavugaga bati Ambassadors dushaka kuyibona muri BK Arena, dushaka kuyibona muri BK Arena. Ambassadors rero yumvishe icyifuzo cy'abantu benshi babivugaga, nanjye ndimo, itegura igitaramo cyiza cyane kizabera muri BK Arena. Numvishe kirimo Apostle Mignone, Apostle Mignone Kabera, umuyobozi mukuru w'itorero Noble Church, akaba n'umuyobozi wa Women Foundation. Women Foundation, Noble Church barizwa muri Women Foundation, niko mbikeka. Ubwo ababizi neza bazamusora, ariko nzi ko ariko bimeze. Kuba igitaramo nk'iki ngiki kigiye kubera muri BK Arena, ni ahantu turisanzura twese turabona uko twicara, nubwo ntekereza ko nayo ari ntoya. Hanyuma hakazamo umuntu nka Apostle Mignone Kabera. Ni ibintu bidasanzwe kuri Adventiste, kubera ko hari korali niyahe yigeze gukorana igitaramo na Israel Mbonyi. Icyo gihe iyo korali irahagarikwa. Ambassadors of Christ nka korali yo mu itorero Adventiste, reka nayo guhagarikwa birashoboka, nayo guhagarikwa birashoboka, keretse amategeko y'Abadventiste aramutse areba bamwe, abandi akabareka. Kuko iyo korali ndumva ari korali mu kiganiro cya kabiri ndaza kubibabwira. Iyo korali yakoranye igitaramo na Mbonyi irahagarikwa, kuko ngo Mbonyi atari umwizera wo mu itorero Adventiste. Byaba bivuze ko rero iyi Ambassadors dukunda nayo ishobora guhagarikwa, keretse niba wenda bo bafite ukuntu babanje kubisobanura no kubisaba mbere, kugira ngo bitazatera ibihe bitari byiza, reka tubivuge mu mvugo yoroshye, bitazagirana amakimbirane n'itorero. Hanyuma ku bakunzi ba Ambassadors bashobora guhita bibaza ngo ni gute tuzabona amatike, ni gute tuzabona amatike? Kwinjira ni ubuntu cyangwa ni amatike? Reka mbabwire ko kwinjira ari amatike. Buriya mwa bantu mwe, nkanjye nagize amahirwe yo kuba muri timu yakoze ibitaramo hariya muri BK Arena. BK Arena irahenda gukoramo igitaramo, usibye no gufata sale, buriya n'ibindi bigenderamo birahenda cyane. Amakosiyo nayo aba ari amafaranga menshi. Rero tuba tugomba gushyigikira abantu batinyutse gukora, kuko igitaramo gitwara ibintu byinshi. Tuba tugomba kubashyigikira, byibura tubafashe gukora icyo kintu. Hanyuma rero Ambassadors of Christ yashyize hanze ibiciro by'amafaranga yo kwinjira muri iki gitaramo. Nk'ubu hano mfite ibiciro byabo, kuko mbanza babwiye ko iki gitaramo kizaba ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani. Dore n'ejo bundi abahanga batangiye kugura amatike, nabyo byongereho, abahanga batangiye kugura amatike, kubera ko utazayagura kare ntekereza ko bizamugora kubona umwanya, kuko BK Arena ni ntoya ku Banyarwanda, by'umwihariko ku bantu baba bakunda amakorali nk'aya ngaya manini akomeye gutya. Hanyuma rero itike ndi kubona hari itike y'ibihumbi 5, hari itike y'ibihumbi 10, hari itike y'ibihumbi 30, hari itike y'ibihumbi 50, hari itike hari itike y'ibihumbi 15, hari itike y'ibihumbi 20, hari n'itike y'ibihumbi 25. Ni ukuvuga ngo hari itike ya 5, 10, 15, 20, 25, ndetse n'itike y'ibihumbi 30 n'itike y'ibihumbi 50. Abantu rero inkwakuzi zatangiye kugura amatike kugira ngo batazahomba iki gitaramo, cyane ko ari imboneka rimwe. Ninde utakwifuza kubona Ambassadors noneho yisanzure, yicaye akumva akaviva, akaryoherwa n'ubuzima bwa Ambassadors guhera mu myaka ya mbere kugeza guhera mu mwaka wa mbere kugeza muri uyu mwaka turimo. Ntibazadukorere nk'ibyo abandi bahanzi bakora, bavuga ngo tugiye kwizihiza imyaka wenda 25 cyangwa 10 cyangwa ingahe tumaze mu muziki, ukareba ugasanga ibintu baduhaye ni ibyo muri 2010. Dushaka kumva urugendo rwa Ambassadors, ubwo ni gutanga ubutumwa kuri Ambassadors. Dushaka kumva ubutumwa
cyangwa se dushaka kumva urugendo rwa ambassadors guhera itangira umwaka wa mbere kugeza mu myaka 30. Ntabwo byose babivuga mu masaha bazaba bafite, ariko iby'ingenzi, ibihe by'ingenzi byaranze ambassadors, tukaryoherwa n'ubwo buzima. Buriya iyo igitaramo ari cyo kwizihiza imyaka runaka umuntu amaze mu muziki, tuba tugomba kuvuga ubwo buzima bwose yamaze mu muziki. Ntibaze ngo baturirimbire indirimbo z'ejo bundi gusa, na za zindi bazitwibutse. Nicyo bivuze, ni ubwo buzima tuzaba tugiye kwenjoyinga bwa ambassadors. Hari abantu bazaza babyinnye indirimbo zabo za kera bazikunda cyane kubera ko zari zo mu rungano rwabo, zari generasiyo imwe nabo. Hari na generasiyo nshyashya twita Gen Z. Aba Gen Z rero nabo bakeneye kumva zino za vuba, izi ngizi nshyashya ambassadors ziri gusohora. Ibyo byose rero ni ibintu twashishikariza abantu kuzaza kumva, bakumva uburyohe bwa ambassadors muri iyo myaka 30. Ambassadors ikora umurimo w'Imana. Reka mbashimire rero ko twabanye muri iki kiganiro. Nari nje kubabwira gahunda za Ambassadors of Christ, ariko iyi korali nizere ko yabigenje neza kugira ngo nayo itazahagarikwa nk'uko byagenze kuri bariya basore rwose bahagaritswe. Iriya korali yahagaritswe izira ko yakoranye igitaramo n'umuntu utari umwizera w'itorero rya Adventiste ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Rero naho tubaye tugereje, mukore share, like na comment, mujye mubona ibiganiro byacu ko ni ibiganiro byagukurana bikagira n'ahandi bigushyira. Tugira ibiganiro, tugira amakuru nk'aya ngaya ari updates tuba tuje kubaha, n'ibindi byinshi musanga kuri YouTube channel yacu bijyanye no guhindura ubuzima bw'abantu. Mwakoze rero, mugire ibihe byiza.